we banza wumva aka kantu ndaje dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni YouTube channel ya Niramba TV, ngende Ramba. Mujya mwumva ibintu by'imikino y'amahirwe cyane, mujya mubikurikirana cyane, nyine mukabyumva mugatara amakuru yabyo. Ariko buriya hari amakuru agenda akakwihisha, cyangwa se ya makuru mbega wowe udapfa kumenya, kandi niyo mikino unayikina either se utanayikina, ariko ukumva nyine bikuri mu mutwe, kumva wanabikora cyangwa se ukaba uzanabikora mu gihe tutazi. Ibintu by'imikino y'amahirwe rero buriya ngo abahanga bagaragaza ko pourcentage nini aba ari iyo kuribwa apana wowe kurya. Urumva, aba ari iyo kuribwa apana wowe kuba warya. None ugasanga pourcentage noya iri ku ruhande rwawe wowe ukina, nyine ugasanga we kurya kwawe bifite pourcentage yo hasi cyane ugereranyije no kukurya. Buriya niyo mpamvu babyita imikino y'amahirwe, kuko amahirwe nyine aboneka gakeya, mujya mubyumva cyane. Noneho ugasanga ngo abantu bakina bo akenshi ikosa bakora nuko bajya gukina ya mikino bizeye neza, cyangwa se mu mitwe yabo bamaze gusetingamo ko bari buze kurya. Ahubwo cya kintu cyo kubanza kumenya ngo pourcentage nini iri ku ruhande rw'abantu bagira gute, rwaba ari abantu ba nyiri iriya mikino, niho pourcentage nini ibiri, niko abahanga babigaragaza. Noneho wowe wajya gukina ugasanga, cyangwa se wajya gusheta ugasanga we mu bwonko bwawe wamaze gushyiramo ko uri buze kurya, byanga byakunda, mbega we ugasanga nyine ubwonko bwawe cyangwa se intekerezo zawe wowe nta kindi we wazisetinzemo, ni ukurya gusa. Ukumva ko we batagira gute, kumva ko amafaranga washoye batayatwara cyangwa se ngo bayarye. Icyo kintu nanone ngo ukaza gusanga ari cyo gituma abantu benshi na bamwe bagenda bahura n'ibibazo, amatoroma cyangwa se biriya bintu by'amadepresiyo, agahinda, bitewe n'uko we ngo aba yafashe amafaranga ye akajya kuyashita cyangwa se kuyakina, yizeye ko ari buyagire gute, ko ari buze kuyagarura, kandi yikubye inshuro runaka. Noneho iyo yabuze cyangwa se iyo bayamuriye, kubera ko daboro bwa bwonko bwe cyangwa se za ntekerezo ze yari afite ajya kubetinga ari nazo agifite, kubyumva ko bamuriye biramugora cyane, cyangwa se kubyakira biramugora cyane, bitewe n'uko mbere y'uko ajya kubetinga za ntekerezo ze zari zabaye confirme ko
ari buze kugira gute kugarura ya mafaranga yanikubye. Icyo kintu uri kucyumva, sinzi niba turi kujyana. Noneho wa muntu wa betinze we iyo bamuriye ngo ashobora no guhita, mujya mwumva abantu bariye kumva bafashe n'ibyemezo ngo bagiye kwiyahura, ariko kubera ubutabazi cyangwa se kubona abantu babagira inama bakigarura bakabireka. Ariko burya yangeso yo kubetinga ntibacikeho. Mujya mwumva cyane mu bitangazamakuru cyangwa se ndetse n'ahandi mu baturanyi banyu, mujya mwumva abantu babetinga bakagera naho kugurisha amatungo cyangwa se imirima, kandi ari abantu banubatse ubona ko biga ari n'abantu bagakwiye kuba bafata ibitekerezo bizima bakabibyazamo ibindi bikorwa, cyangwa se bagakora utundi tuntu turi aho ngaho nyine tubyara inyungu, apana kujya mu bintu byo kubetinga. Nanone abahanga bagakomeza bakubwira ko buriya ngo iyi mikino y'amahirwe ntabwo ngo ari byiza kubyishyiramo cyane nk'isoko y'amafaranga wowe ubona. Gufata iriya mikino wowe ukishyiramo ko ariyo soko y'amafaranga yawe gusa, nanone ngo ni ikindi kibazo kiri gutuma abantu batanabireka cyangwa se batavuga bati ngomba gukina resi nk'uko bavuze nyine ngo tunywe resi, nawe ugomba gukina resi, kuko buranga iriya mikino y'amahirwe nabyo biriya nabyo ngo ni ibiyobyabwenge. Noneho ngo ugasanga bano bantu nyine babikina bo babifata nk'aho ariyo soko y'amafaranga gusa. Wumve, ugasanga bari gushaka gufata udufaranga twabo twose bakoreye ahandi hantu runaka, bagashaka kutubika muri ziriya betingi, mbega ngo babetinge, kuko ngo usanga bafite inyota yo gukuba amafaranga yabo, mbega amafaranga bashoye bagashaka ngo agaruke yikubye izindi nshuro bashaka. Wumve, icyo kintu nacyo sinzi niba uri kucyumva. Ikindi kintu nanone abashakashatsi bagenda bagaragaza kuri iriya mikino y'amahirwe, bagaragaza ko buriya ngo iriya mikino y'amahirwe ikintu we wagakwiye gukora nk'umuntu uyikina ni ukubanza, ubwo turaza gusanga ari nk'imbusa n'icyo maze kuvuga, ni ukubanza ukishyiramo ko ari ibintu mbega ukora mu gihe wabonye umwanya. Wumve, apana kuvuga ngo ni akazi kanjye, ahubwo mu gihe wabonye umwanya, bivuze ngo wagakwiye kuba ukina iriya mikino y'amahirwe ari nk'uburyo bwa enjoyment cyangwa se ibintu byo kwinezeza, kuruhuka se, mbega washoje akazi kanyako. Nanone ngo kuri iyo ngingo ukabasha kugena amafaranga uzajya ukoresha ku munsi, niba kuri uwo munsi wabonye akaruhuko cyangwa se wabonye igihe, ukabasha gusetinga ukavuga ngo nzajya wenda nkoresha amafaranga 500. Nanone bagafatiraho bavuga ngo wagakoresheje ayo mafaranga wagennye ari uko nanone winjije andi, apana biriya bintu byo gufata amafaranga yawe ukagenda ukabetinga, noneho ukabetinga uwo munsi nta n'ikintu wakoreye, amafaranga niba yarya uraba mbega uwo munsi ari nk'aho ubwo we washoye, kandi washoye ugahita unahomba nta kintu wungutse. Ibyo bintu nabyo mujye mugira iyo mayindi. Icyo kintu nacyo sinzi niba muri kucyumva cyane. Nanone bagakomeza bakubwira ngo imikino y'amahirwe ibitandukanye cyane. Hari ahantu uzasanga iyi mikino usanga abantu bakoresha ibintu bya betting mu makipe, bakavuga bati wenda niba ari Real Madrid igiye gukina na Chelsea, ugasanga hari abari ku ruhande rwa Real kiri butsinde, abandi bari ku rwa Chelsea. Buriya ngo iyo wabetinze nyine biriya bintu by'amakipe, biba ngombwa ko we utekereza cyane ndetse ukareba ngo na ukibanda kuri performance y'amakipe yombi. Buriya ngo ntabwo ari byiza kubetinga utazi ngo amakipe mbega akina ate. Niyo mpamvu bakubwira ngo imikino y'amahirwe ibitandukanye, cyangwa se ngo ukabanza ukabaza. Iyo nama nayo barayikugira abantu b'abahanga mu bintu byo kubetinga. Ariko ngo hari icyitwa cyangwa se hari undi mukino utandukanye witwa Aviator, ari nawo uyu munsi shaka ko dusesengura cyane cyangwa se tuvugaho cyane. Aviator buriya ngo nawo ni umukino noneho wo hari ukuntu wonaje ngo wigarurira abantu benshi cyane, ngo ku buryo uri mu mitima ya benshi ku isi. Aviator ho noneho nyineho ni ahantu ngo uzagenda ukabetinga amafaranga yawe ukayabona mu buryo bwihuse, niba wayariye cyangwa se niba bayakuriye ugahita ubibona aka kanya. Niba uri kubetinga mbega aka kanya ugahita ubibona. Ni umukino utajya uhagarara.
n'ubu ugiyeho wahita ubibona ko Aviator yo iri gukora pe, ntabwo ari nka biriya by'amakipe bivuga ngo urabanza utegereze ngo amakipe ngo arakina iminota 90 cyangwa se ngo amakipe azakina ejo wa betinze uyu munsi ubwo eziri tuzazitegereza ejo. Oya, Aviator yo ujyaho, wamara kujyaho ukinjiramo mbega ugafungura ugahita ukina buri gihe Aviator bifunguye abantu bari gukina kandi abantu ibihumbi n'ibihumbi baba bari gukina pe. Aviator batangira bakubwira ngo ufata telefone yawe ukajya muri search ukinjira muri ukinjira muri browser yawe ukandikamo Bet Power ukajya ahantu hitwa casino uhita ubona imikino myinshi y'utudege. Aho ngaho naho rero niho habarizwa witwa ngo na Aviator. Gusa ni harimo n'indi mikino myinshi y'utudege, utujeti, utuntu ngutwo nyine, ibintu byikaraga ukuntu by'ibispinning, ibintu nk'ibyo byicunga ukuntu. Gusa Aviator yo itandukanye n'iyo mikino yose. Aviator aba ari akantu k'akadege mbega, navuga ko mbega ni nka porogaramu Bet Power yo yafashe, noneho iyishyiramo ngo abantu bajye bashora amafaranga bayabakubire cyangwa se bayabarye bitewe n'ukuntu wowe wabaye vigilant cyangwa se witegereje akadege imigurukire yako. Noneho ako kadege wowe icyo ukora usetingamo amafaranga, wamara kuyasetingamo akadege ko gatangira kugenda. Ukimara gusetinga amafaranga wakanze kuri mbega wabikije, ubwo nabyita nko kubitsa, kuko uri buze no kubikuza mu gihe ushakiye igihe akadege kataracika. Ariko iyo gacitse utarabikuza tayari amafaranga yawe aba yagiye. Aka kadege rero bakakubwira ngo aka kadege bisaba kukitondera, ndetse ngo nta nubwo bisaba ngo wowe utegereze cya gikubo cyo hejuru. Nkuko twatangiye mbabwira, nababwiye ko pourcentage nini ibiri ku ruhande rwo kuribwa, apana ku ruhande rwawe wowe uri gukina. Ni nayo mpamvu ngo bura iyo uri gukina akadege ntukazajye utegereza ngo wowe utegereza ngo karibuze kugera kure. Oya, nawe ugomba kubanza ukamenya ko uko uri gukina akadege ukamenya ko cyangwa se ukishyiramo ko amafaranga yawe ari buze kuribwa kuri pourcentage ya 80%, ukamenya ko uri buze kubarya kuri pourcentage ya 20%. Icyo kintu wakishyize mu mutwe ko kurya nyine biragorana mu kuntu ariko baranakurya pe, sibyo? Icyo kintu nacyo ukakimenya, ukamenya ko bura iriya mikino yose ubona gusaba kubetinga 80%, percentage ingana gutyo ya 80% baba bagomba kukurya. Noneho percentage ya 20% nawe ukaba warya. Urumva ko pourcentage yawe kurya ni ntoya cyane, ni nk'inshuro zigera muri 3 cyangwa se 4 zigera muri 4 sorry wowe kuba bakurya. Urumva ko biba bikubiye gakeya kurya kuri ya mikino y'amahirwe. Niyo mpamvu wowe ugomba kuzajya witonda. Ikiganiro cyacu naha kirangiriye, reka mbabwire ngo ciao mukande subscribe, mukore kukayogera kugira ngo buri kiganiro uzajye ukibona. Mukanya ndaza kuba uploadingira n'ibiganiro bivuga ku buryo wakina akadege, uburyo wagatsinda, ndetse na bira by'ama forex trading nabyo ndaza kubikoraho ibiganiro umenye uburyo wabikina. Ciao.